wabyukaga mu gitondo wambaye ubusa nta muntu muravugana, ugafata inshinge ebyiri zitakoze, izo nshinge ebyiri ukagenda ukazishinga ukinjira mu irimbi, noneho ugafata urushinge rumwe ukarushinga ku mutwe, ukavuga uti nk'uko uyu muntu witwa Gahire Jane ari hano muri ubu butaka hano mu irimbi acecetse, ni nako ncecekesheje mpagaritse nzinze igitero, nzinze urugamba bateye kuri twebwe. Uru rugamba nduzingiye hano, rucecekere hano, nk'uko izi nshinge zitakoze, ntihagire icyo bakora ku rugamba rwacu, batsindwe baceceke nk'uko izi nshinge zitakoze, ntihagire ikintu badukoraho. Ukongera ugafata n'urundi rushinge ukarushinga ku mutwe hagana hepfo, ukarushinga uvuga uti nzinze urugamba tugiye guhanganamo n'abanzi, nk'uko uyu muntu acecekeye hano muri ubu butaka, nk'uko uyu muntu witwa Angelique Mukanama ari muri buno butaka acecetse, ni nako abanzi tugiye kurwana ku rugamba nabo mbazinze mu rugamba baceceke. Nk'uko izi nshinge zitakoze, ni nako nta kintu bariya banzi bari budukoreho, nk'uko izi nshinge zitakoze ntacyo bari budukoreho. Ndabahejeje, mbahejeje hano mu irimbi, ndabazinze, ndabatsiritse, ntibagire icyo badutwara, ndabatsiritse, ndabazinze. Icyo gihe rero wabaga uzinze urugamba, ukajya gutera urugamba wizeye neza 100% kuri burutsinde, kubera ko wabaga uruzinze. Ariko ibyo bintu bigakorwa n'abantu batoranyijwe. Hari abahenyi babaga ibwami. Ubwo iyo tuvuga abahenyi, ni abantu bateraga umwaku urugamba ugiye kurwana, ukaba warutsinda, ariko abahenyi babanje kuruhenera. Habaga rero n'abavubyi, habaga n'abanyabugenge, habaga abapfumu n'abakonikoni, ariko noneho twari tugeze mu migenzo yakorerwaga ibwami. Abahenyi rero b'ibwami icyo bari bashinzwe ni ukwica urugamba. Iyo babonaga urugamba rukomeye, igihe Ruganzu Ndori yabonaga urugamba rukomeye agiye kurwana na Nyagakecuru, byabaye ngombwa ko abanza akabwira umwe mu bahenyi b'ibwami, akamubwira ati rero urugamba rwo kujya kurwana na Nyagakecuru rurakomeye, birasaba ko urunzingira nkajya kurwana na Nyagakecuru nkamunesha, kuko nsanzwe njyayo akantsinda nkajyayo akantsinda. Ariko ku nshuro ya nyuma byabaye ngombwa ko Ruganzu Ndori abwira umuhenyi w'ibwami akajya kumutsirikira urubanza. Rero ntago ari umuntu wese upfa gutsirika urugamba, nako nari nibeshyeho gatoya. Ni ugutsirika urugamba, ni igihe Ryangombe yatsirikaga urugamba agiye kurwana na Nyagakecuru. Ni ukuvuga ngo rero impamvu Ruganzu Ndori wa kabiri yatsirikishije uru rugamba, ni uko yabonaga rukomeye cyane kandi ashaka kurutsinda. Ubundi yajyaga ajya gutera Nyagakecuru, akagenda urugamba atarutsiritse, noneho yagerayo Nyagakecuru akamutsinda, Ruganzu Ndori agasubira inyuma. Ariko ku munota wa nyuma Ruganzu Ndori yaragiye atera kwa Nyagakecuru, arahatsinda rwose, arahatsinda, ubwami bwa Nyagakecuru abukuraho. Rero byabaye ngombwa ko ashaka umwe mu bahenyi b'ibwami, aramubwira ati rero wa muhenyi we, ndashaka ko ruriya rubanza urukagira, ruriya rugamba agiye kurwana na Nyagakecuru urutsirika, ku buryo Nyagakecuru ari bucika intege zo kundwanya nkamunesha. Kandi koko niko byaje kugenda. Ruganzu Ndori yabwiye umuhenyi rero nawe yagiraga imigenzo agenderaho. Umuntu rero utsirika urugamba nka ruriya ruba rukomeye, biba bisaba kuba kubandwa, kuba barakubandishije. Kukubandisha ni nko kuvuka ubwa kabiri, ukabandirwa, wenda urugero ukabandirwa Ryangombe,
ukabandirwa Nyabingi Biheko cyangwa se ukabandirwa Kalisa Jean Claude cyangwa se ukabandirwa umuntu runaka. Ni ukuba umuntu utsirika urugamba, umuntu utsirika urugamba si umuntu utanga imitsindo n'imikagiro, umuntu uhagarika urugamba. Biba bisabye ko aba yarakoze imigenzo, aba yarakoze nk'imigenzo yo guterekera, aba yarakoze imigenzo, imiziririzo kandi yarabanzwe. Kubandwa rero ubwo baca umugani mu Kinyarwanda ngo uwanze amazimwe abandwa habona. Kubandwa rero ni ukubyarwa, ni ukubyarwa bwa kabiri nk'uko umuntu abatizwa, ukabyarwa n'imandwa, aribyo bita kubandwa. Ukaba wabandirwa papa wawe wapfuye, cyangwa se ukaba wabandirwa nyogokuru wawe wapfuye, cyangwa se ukaba wabandirwa umwe mu muryango w'iwanyu, cyangwa se ukaba wanabandirwa Ruganzu Ndori, ukambara imyenda yambaraga, ukashaka ifunguro Ruganzu Ryangombe yakundaga kurya, ugashaka imyenda yambaraga, inzoga yakundaga kunywa, ukambara inzogera uko yambaraga inzogera agiye guhiga, ugashaka icumu, ugashyiraho amasunzu, mbese ugakora imigenzo nk'iyo Ruganzu Ndori uko yari ameze, nk'iyo Ryangombe nako yari ameze. Ariko muri iki kiganiro ndimo gushiduka navuze n'izina ry'umuntu runaka, wenda bitari ngombwa, nari nibeshyeho gatoya. Wenda urugero, iyo ushaka kubandirwa umuntu, ni ukuvuga ngo ureba umuntu akakubandisha, ntabwo wowe ubyikorera, ni umugenzo umuntu agukoraho. Aragufata, wenda ushaka kubandirwa umuntu runaka, wenda niba ushaka kubandirwa umwe muri famiye z'iwanyu, ari kubandirwa umuntu wapfuye, wowe ushaka nko kubandirwa, wenda dufate nk'umuntu wapfuye w'inshuti yawe, ushaka kumubandirwa nyine ukavuka ukabyarwa n'imandwa, wambaraga nk'uko yambaraga, ugashaka ibiryo yakundaga kurya, ugashaka n'inzoga yakundaga kunywa, n'ibyo yakundaga gukora, wowe ugasa nk'umwigana ibyo yakundaga gukora. Noneho imigenzo n'imiziririzo bigakorwa, ukaba uramubandiwe, ukaba urabyawe cyangwa se urabatijwe, barangiza bakaguha n'izina rishya y'uko wabatijwe. Ubwo rero ni wo muco bita kubandwa. Uwumva atabisobanukiwe azaze mbimwereke uburyo babanda, uburyo babandisha, uburyo bakora kubandwa no guterekera n'ibindi byinshi bikorwa by'imigenzo n'imiziririzo. Rero umuntu wabaga ari umuhennyi ibwami babaga baramubandishije yarabyawe bwa kabiri, yarabyawe n'imandwa. Ni ukuvuga ngo afite umuntu yabandiwe, afite n'izina rishyashya rigaragaza ko yakoze iyo migenzo. Nibyo rero umuntu w'ibwami rero nibyo yakoraga, byasabaga ko bagutoranya. Ntabwo ari umuntu wese wapfaga gukagira urugamba, cyangwa se ntabwo byasabaga umuntu wese ngo abe yakica urugamba umuntu uwo ari we wese ubonetse. Ni ukuvuga ngo habaga hari abahinnyi ibwami, nibo babuzaga urugamba, bakarukagira, bakanarutsirika, bakanarunaniza, ku buryo wajyaga kurwana urwo rugamba, abanzi mugiye guhangana ugasanga bacitse intege kubera ko urugamba warukagiye wanarutsiritse. Waba ugiye nk'uko Ruganzu Ndori wa kabiri yabwiye umuhennyi, aramubwira ati rero ngiye gutera kwa Nyagakecuru, ndagira ngo unsirikire ruriya rugamba, urukagire, urutsirike, ku buryo ngenda kwa Nyagakecuru nkasanga abasirikare be, nkasanga n'ingabo ze bacitse intege. Umwe mu bahinnyi rero yarabyutse mu gitondo cya kare, abyuka nta muntu baravugana, abyuka yambaye ubusa, aragenda ajya mu irimbi, yari yitwaje inshinge zitakoze, aragenda yinjira mu irimbi yambaye ubusa, yambaye uko yavutse, aragenda. Akigera mu irimbi asoma izina ry'umwe muri abo bantu bari aho ngaho mu irimbi bapfuye. Amajije gusoma izina, arangije aravuga ngo wowe Gahigi Jane uri hano mu irimbi, nk'uku ucecetse, nk'uku udakoma, ntihagire icyo Nyagakecuru
ari bukore ku rubanza rwa Ruganzu, ntihagire Nyagakecuru icyo ari bukore ku rugamba rwa Ruganzu Ndori wa kabiri. Uru rugamba ndarutsiritse. Ubwo uwo muhennyi w'ibwami yendaga urushinge akarushinga ku gituro cyangwa se ku butaka bw'ahantu bahambye umuntu, agashinga ku butaka ahagana hejuru nko ku mutwe, akahashinga urushinge akarushinga mu irimbi ku mutwe w'umuntu wapfuye, akarushinga ku irimbi, akarushinga mu butaka, akavuga ati nk'uko uyu muntu uhambye hano witwa Angelique Mukanama acecetse, ni nako abasirikare ba Nyagakecuru bari buceceke, bari bucike intege, ntibagire icyo bakora ku ngabo z'ibisumizi za Ruganzu Ndori wa kabiri. Nk'uko uru rushinge rutakoze, ingabo za Nyagakecuru ntizigire icyo zikora ku ngabo z'ibisumizi za Ruganzu Ndori. Nk'uko uru rushinge rutakoze, ingabo za Nyagakecuru ntizigire icyo zikora ku ngabo z'ibisumizi za Ruganzu Ndori wa kabiri. Uru rugamba ndarutsiritse, ndaruzinze, nduzingiye hano mu irimbi. Amina. Muri iyi si aho igihe gikataje, hari byinshi umuntu akeneye kumenya kugira ngo abashe kwitunga. Muri ibyo ngibyo harimo amateka na teoloji, ndetse harimo no kuba wabasha kuvurisha imiti ya kinyarwanda. Icyo tugusaba nta kindi, we nyarukira kuri YouTube channel yitwa King Ruganzu Ndori wa kabiri, nurangiza urebeho episode ya mbere, iya kabiri n'iya gatatu n'iya kane. Nurangiza ubona umaze kubimenya, utwandikire muri comment utubwire ko bizi, ubundi tugufashe kugukoresha ikizamini. Nidusanga koko warabyize neza ukabimenya, turaza kuguhereza certificate. Kora subscribe kuri iyo YouTube kugira ngo buri masomo yose azajya cyajyanye n'ibijyanye n'imiti no kuvura muri rusange uzajya ubasha guhita uyabona. Igufwa ry'insiha, igufwa ry'intungura, iyo wagenda kugahamura igufwa ry'insiha iri ukongera ugashaka irindi gufwa ry'intungura, iyi niyo mpigi Ruganzu Ndori yavuze ati iyi niyo migi ya mbere nemeye, kuko iyi mpigi yamufashaga kubura agahingukira mu kindi gihugu. Yifashishaga rero ni ibintu byinshi cyane Ruganzu Ndori iyi mpigi yakoreshaga. Yarebaga akababi katwawe n'umuyaga, ariko ako kababi kataragwa hasi. Urabona nk'igiti nk'akababi karimo gutwarwa n'umuyaga, ako kababi katarakora hasi, ugahita ugafata ako kababi katarakora hasi. Wabaga uhamuye impigi mu muyaga. Cyangwa se ukareba serwakira, serwakira iri mu kugenda, kwa kundi uba uri nk'ahantu wajya kubona ukabona serwakira irikaraze, ugahita ufata igitenge cyangwa igitambaro ukagenda muri ya serwakira irimo kwikaraga, ugahita upfundikira n'igitambaro, cyangwa se ugahita ukamata n'igitenge cyangwa n'igitambaro, ugahita ukamata ikintu kamase muri iyo serwakira. Kaba wenda nk'akababi se, cyangwa se nk'agati, cyangwa se nk'akantu k'agashishwa, icyo ukamase muri serwakira wakitaga impigi uhamuye muri serwakira. Ni ukuvuga ngo ubona kwa kundi ujya kubona ukabona umuyaga urahushye, wajya kubona ukabona serwakira iraje irikaraze, ugahita ufata igitenge cyangwa igitambaro ukagenda ugahita uyora. Ikintu uyoye muri serwakira ukita impigi uhamuye muri serwakira. Noneho kwa kundi ujya kubona ukabona akababi karimo kugendera mu kirere, ka kababi ukagenda ukagafata kataragera hasi, ukita impigi uhamuye mu muyaga. Iyo mpigi rero niyo yatumaga Ruganzu Ndori abura, akinjirira mu musozi agahingukira mu wundi. Wajya kubona ukabona mu masegonda 5 ari Karagwe k'Abahinda muri Tanzania. Wajya kubona ukabona mu masegonda yinjiriye mu musozi wa Jari, ahingukiye mu musozi w'Ikanyarira. Wajya kubona ukabona yinjiriye mu musozi wo mu majyepfo, ahingukiye mu musozi wo mu majyaruguru. Ni ukuvuga ngo rero yari afite impigi yatumaga ibura. Umunsi umwe yabaga ari kumwe n'ibisumizi barimo kuganira, bajya kumva bajya kureba bakamubona ku wundi musozi. Yaba arimo kuganira n'ingabo ze z'ibisumizi bakina igisoro, bakubura amaso bakabona ahagaze ku musozi wa Jari.
bagakina baba bari ku musozi wa juru, bajya kubona ukabona ahagaze ku igiheka. Ni ukuvuga ngo iyi mpigi yatumaga abura, ni impigi yatumaga ava mu gihugu ajya mu kindi, ni impigi nawe bwe yiyemereye ati iyi niyo mpigi ya mbere mfite. Ni ukuvuga ngo rero iyi mpigi iyo Ruganzu Ndori yarayifataga akayivanga iyi miti agasa nk'uyegeranya, yafataga umuti bita inkaka, agafata undi muti bita mutumbajuru wa Rujugira, agafata indi mpigi bita umugendajuru, afata indi mpigi bita igufwa ry'intungura. Intungura ni inuma bita intungura, igufwa ry'inuma y'intungura. Agafata akandi gati bita nkurinkonga, agafata n'akandi gati bita umuguruka, agafata n'akandi gati bita ni akantu bita gatumura kaba mu ishyamba, ugenda ukakandagiraho ukabona karatumutse. Ni akantu bita gatumura, iyo ugeze mu ishyamba iyo ugakandagiyeho gahita gatumuka. Ni igufwa ry'insiha, n'igufwa ry'insiha, ya nsiha ijya indi gitwara amafaranga, ya nsiha iba mu butaka, igufwa ry'insiha. Noneho agahamura n'impigi muri serwakira. Serwakira irimo kwirukanka, kwa kundi umuyaga uhuha ari mwinshi, wajya kubona ukabona serwakira iraje irikaraza, ugahita ufata igitambaro ukayora. Icyo uyoyemo ukita impigi uhamuye muri serwakira. Cyangwa se ukabona nk'akababi karimo kugenda, ugahita ugafata katari kubita hasi, ukita impigi uhamuye mu muyaga. Izo mpigi zose yaraziterateranyaga rero, akaba yabasha kuguruka cyangwa se agahingukira mu kindi gihugu akoresheje imigenzo n'imiziririzo. Rero hano twiga imigenzo yaberaga ibwami, tukiga impigi, tukiga imitsindo, tukiga imikagiro, tukiga imihamuro, tukiga imitsiriko, kugombora, kunga, gukagira, imigenzo, imiziririzo, imihango, imitongero n'ibindi byinshi byaberaga ibwami. Tukiga kuvura ukoresheje Kinyarwanda, tukiga imiti ya gakondo, tukiga ibijyanye na teoloji, ibijyanye n'amateka, no kuri Ruganzu Ndori wa kabiri. Kubera ko Ruganzu Ndori wa kabiri impamvu muvugaho cyangwa se impamvu twahisemo episode kuzajya twiga kuri, kuko Ruganzu Ndori wa kabiri niwe mwami wa karindwi w'ibitekerezo. Mu bami b'ibitekerezo Ruganzu Ndori wa kabiri yaza ku mwanya wa karindwi. Rero Ruganzu Ndori wa kabiri afite aho ahurira na Ryangombe, Ruganzu Ndori wa kabiri afite aho ahurira na Nyabingi Biheko, Ruganzu Ndori wa kabiri rero afite aho ahurira n'abavuzi ba mbere bagiye bandika amateka mu Rwanda, kuko Nyabingi Biheko yari umuvuzi gakondo, yakoreraga haruguru hariya mu Ndorwa, niho yakoreraga, niho yavuriraga, niho yaraguriraga, niho yashikiraga. Nyabingi Biheko rero yari umuvuzi gakondo. Sasa rero ibitabo bimwe na bimwe bijya bivugaho amateka atari meza kuri Nyabingi Biheko. Bamwe bakavuga bati Nyabingi Biheko avukana na Ruganzu Ndori wa kabiri. Ibi ni ibitabo bimwe na bimwe bigenda bibivuga, ibitabo bya Bigirumwami, bya Gahinamura. Ariko igitabo kimwe cya Ruhumuriza kivuga yuko Nyabingi Biheko ari umunyakaragwe, yaturutse mu bwami bw'Ikaragwe, iwaba ari Ikaragwe ariho nkomoko ye. Yuko Nyabingi Biheko atari umunyarwanda, yakomotse hariya Ikaragwe k'Abahinda muri Tanzania. Kandi nimukurikirane episode ya mbere n'iya kabiri n'iya gatatu n'iya kane, kuri izi episode uzamenya neza amateka ya Nyabingi, kuko nagiye nyavugaho mvuga inkomoko ye n'aho yakomotse. Ariko abenshi bavuga yuko ibitabo bimwe, urumva amateka biba bisaba kugira ngo usobanukirwe neza uko byagendaga, uko byari bimeze. Ni ukuvuga ngo rero bamwe na bamwe bavuga ko ibitabo bimwe na bimwe bivuga ko Nyabingi Biheko
avukana na Ruganzu Ndori wa kabiri. Ariko rero ntabwo twakirengagiza ibitabo bimwe na bimwe nabyo birenga nka bitatu, harimo n'igitabo bise Intambara y'Abazimu. Icyo gitabo rero ni igitabo cyanditswe na Ruhumuriza. Icyo gitabo rero kivuga yuko Nyabingi Biheko akomoka mu Ikaragwe k'Abahinda muri Tanzania, ko ari umunyakaragwe waturutse hariya hari Ikaragwe k'Abahinda muri Tanzania, kubera ko igihe Ruganzu Ndori yabaga Ikaragwe k'Abahinda muri Tanzania, Ruganzu Ndori bashaka kumwica, Ruganzu Ndori wa kabiri bashaka kumwica, Nyabingi Biheko nawe ari muri umwe bahishaga Ruganzu Ndori. Muribuka hari abakobwa bari bavuye kwahira inshinge, hari harimo na Nyabingi Biheko. Ruganzu Ndori abicanyi bashatse kumwica yihisha mu inshinge. Abo bakobwa rero harimo na Nyabingi Biheko bahishe Ruganzu Ndori mu inshinge, kubera ko Ruganzu Ndori bashakaga kumwica. Impamvu bashakaga kwica Ruganzu Ndori ni iyihe? Ruganzu Ndori bagira ngo baburizemo umugambi wo kuza akaba umwami mu Rwanda. Niyo mpamvu rero abanyarwanda benshi baturukaga mu bwami bwa Nsibura cyangwa se no mu bundi baturukaga nyine mu Rwanda, bashakaga kwica Ruganzu Ndori kugira ngo atazaza ngo yime ingoma mu Rwanda. Niyo mpamvu rero abicanyi babaga ari benshi, banamusangaga n'Ikaragwe k'Abahinda muri Tanzania, aho atozwa iby'ubwami, bakamusanga Ikaragwe k'Abahinda muri Tanzania bagashaka no kumwicirayo. Nagiye mbabwira muri episode ya mbere n'iya kabiri n'iya gatatu, rimwe bashatse kumwica yagiye guhiga, rimwe bashaka kumwica yagiye kuvoma, rimwe bashaka kumwica akina n'abandi bana, abwira abandi bana ati ni baza bavuga ati Ruganzu Ndori ninde, mwese muvuge ko mwitwa ba Ruganzu Ndori. Noneho umwicanyi yahaza akavuga ati Ruganzu Ndori hano ninde, bose bakazamura urutoki ati ni twebwe, akabura uwo yica akisubirirayo. Ruganzu Ndori yari umunyabwenge, mu bana bakinanaga b'ibwami bwa hariya Ikaragwe k'Abahinda muri Tanzania, hariya kwa Ndahiro, hariya kwa Nuza, hariya kwa Nyabunyana. Nyabunyana niwe nyirasenge wa Ruganzu Ndori, wari warashatse hariya kwa Karemera. Ni ukuvuga ngo buriya bwami bw'Ikaragwe k'Abahinda muri Tanzania hari umunyarwanda, umwami w'Ikaragwe ariwe Karemera yashatse, Karemera yashatse umukobwa cyangwa se yashatse umwari uturutse mu Rwanda witwaga Nyabunyana, akaba ari nyirasenge wa Ruganzu Ndori. Ni ukuvuga ngo rero uyu nyirasenge wa Ruganzu Ndori nawe yafashaga Ruganzu Ndori akamwigisha iby'imigenzo n'imiziririzo, kandi noneho akanamuhisha abanze bashaka kumwica. Ruganzu Ndori rero hari byinshi cyane yagiye acamo, ariko na Nyabingi Biheko nawe ni umwe wahishaga Ruganzu Ndori kugira ngo batamwica, kuko Nyabingi Biheko nawe yakuriye Ikaragwe k'Abahinda muri Tanzania, kuko Nyabingi Biheko ari umunyakaragwekazi. Nyabingi Biheko rero ariko iyo bavuga Nyabingi Biheko abenshi ibitabo bimwe bimuvugaho inkuru itameze neza, ariko n'abandi bajyaga batubwira ati se Ruganzu Ndori wa mbere, Ruganzu Ndori wa kabiri. Ni ukuvuga ngo se wa Ruganzu Ndori yitwaga Ndahiro Cyamatare. Noneho Ruganzu Ndori abundira ahantu bita kwa Nyabunyana, Ikaragwe k'Abahinda muri Tanzania, ku mwami w'Ikaragwe k'Abahinda muri Tanzania. Ruganzu Ndori rero niho yari yarabundiye, nyuma aza kubunduka rero araza yagura igihugu cy'u Rwanda.
ni ukuvuga ngo Karemera yari yarabwiye Ruganzu Ndori, kuko Karemera niwe wari umwami icyo gihe bw'ikaragwe k'Abahinda muri Tanzania. Karemera rero abwira Ruganzu Ndori aramubwira ati nujya i Rwanda, mu Rwanda ukagura igihugu, amazina yanjye uzayandike mu bami b'i Rwanda. Kandi koko Ruganzu Ndori yarabimukoreye. Rero uko byari bimeze nuko byagendaga ibwami, habaga hari abaraguzi, hari n'abapfumu, hari n'abakonikoni, hari n'abanyabugenge b'ibwami. Rero Nyabingi Biheko yakuranye na Ruganzu Ndori, noneho kandi Nyabingi Biheko yajyaga yumviriza ibyo bahanurira Ruganzu Ndori, bamubwira ukuntu azataha akagura igihugu, ukuntu azagenda akacyagura. Noneho Nyabingi Biheko nawe aramubwira ati rero Ruganzu Ndori, dore nagiye nkukorera byinshi, ndaguhisha ngira gute, nutaha mu Rwanda tuzatahana tujye kwagura igihugu, nanjye nzagufasha. Ariko abapfumu b'ikaragwe k'Abahinda muri Tanzania babwira Ruganzu Ndori, baramubwira ati nyamara uriya mukobwa nimuramuka mujyanye mu Rwanda, ntabwo ushobora kuzatsinda abami bo mu Rwanda kubera ko hari byinshi byakuzitira. Abapfumu n'abakonikoni b'ibwami bw'ikaragwe k'Abahinda muri Tanzania babwira Ruganzu Ndori, baramubwira bati ahubwo uyu mukobwa nimugera mu ishyamba uzamurongorere ku gahu k'imondo, umusige mu ishyamba wigendere. Niko byaje kugenda rero. Ubwo Nyabingi Biheko yarabyutse akangutse asanga bamuteye inda y'indaro, arebye asanga Ruganzu Ndori wa kabiri bararanye yagiye, aravuga ati se ndasubira ikaragwe k'Abahinda muri Tanzania baranyica, kuko natwaye inda y'ikinyendaro, barantera amabuye baranyica. Ninjya mu Rwanda Ruganzu Ndori yantaye mu ishyamba ndyamye ku gahu k'impondo. Ninjya mu Rwanda naho Ruganzu Ndori nawe yantaye, akabona nkomeje kumukurikirana, nawe aranyica. Ubwo rero abura amahitamo. Yari afite amahitamo, ntabwo byari byoroshye, kuko yararebaga Nyabingi Biheko akavuga ati nindamuka ngiye hari ikaragwe k'Abahinda muri Tanzania aho nkomoka, barandoha, barantera amabuye kuko natwaye inda y'indaro. Arongera avuga ati kandi nindamuka nkurikiye Ruganzu Ndori wa kabiri, nawe arabona ko nakomeje kumukurikirana, nawe aranyica. Arareba abura aho ajya n'ahagana. Ubwo rero Nyabingi Biheko akomeza kuryama kuri ako gahu k'impondo. Niho Ruganzu Ndori wa kabiri yamutereye inda. Rero Ruganzu Ndori yamutaye aho mu ishyamba, amuta aryamye ku gahu k'impondo. Ruganzu Ndori ariyambukira nk'uko abapfumu b'ikaragwe k'Abahinda muri Tanzania bari bamutegetse. Nyabingi Biheko rero burahagana buranahanyura, atekereza ibintu bibiri. Aravuga ati ninjya ikaragwe baranyica kuko natwaye inda y'indaro, ninjya mu Rwanda nkakurikira Ruganzu Ndori nawe aranyica. Ahubwo rero Nyabingi ahise ahitamo kwibera mu Ndorwa, mu gice kimwe cy'u Rwanda bariho ajya kwibera. Inda rero yaje gukura, yibaruka umwana w'umukobwa amwita Gahu. Impamvu rero Nyabingi Biheko yise umwana we Gahu, ni uko ariho Ruganzu Ndori yamutereye inda ku gahu k'imondo. Nyabingi Biheko yarebye umwana we aravuga ati uyu mwana nta rindi zina namwita, ntabwo ndi bujye kubwira se ngo azamwite, sindi bujye kubwira ab'ikaragwe ngo bamfashe kumwita, ahubwo reka ntekereze. Yibuka yuko iyo nda Nyabingi iyo nda yayisamiye ku gahu k'impondo. Nyabingi Biheko yibutse yuko iyo nda yayisamiye ku gahu k'impondo. Nyabingi Biheko ahita yita umwana we Gahu. Nyabingi Biheko rero yagiraga umwana umwe w'ikinege witwa Gahu, ni nayo mpamvu aza mu miterekero. Nyabingi Biheko yaravuze ngo uzabandwa
agaterekera agakora imigenzo n'imiziririzo hatarimo gahu, iyo miterekero n'imigenzo n'imiziririzo ntabwo bizakunda. Nyabingi Biheko rero ibitabo bimwe bivuga ko nta mwana yagiraga, ariko ibindi bitabo bivuga ko yari afite umwana umwe w'ikinege witwaga Gahu. Yego, ntago sinzi impamvu ibitabo bimwe bigaragaza ko Nyabingi Biheko nta mwana yagiraga, ariko ibindi bitabo nanone bikagaragaza ko Nyabingi Biheko yari afite umwana umwe w'ikinege witwaga Gahu. Uwo mwana rero ni umwana wa Nyabingi Biheko. Uzasome igitabo cy'Intambara y'Abazimu cyanditswe na Ruhumuriza, uzasanga Nyabingi Biheko yaragiraga umwana umwe w'ikinege witwaga Gahu. Umwe mu bana, ujye mu mateka y'u Rwanda, ujye mu mateka y'u Rwanda uraza gusanga umuhungu wa Ruganzu Ndori wa kabiri, umuhungu wa Ruganzu Ndori wa kabiri wabaye umwami, yaje no kujya mu Ndorwa ajya gusura Nyabingi Biheko. Ahageze uwo mwana wa Ruganzu yubakira Nyabingi Biheko, amwubakira inzu nziza, ahura n'umwana witwa Gahu, baraganira baramenyana. Ni ukuvuga ngo rero Nyabingi Biheko yagiraga umwana umwe w'ikinege witwa Gahu wa Nyabingi Biheko. Niyo mpamvu abantu bakora imigenzo n'imiziririzo n'imitongero n'imihamuro n'imigenzo n'imiterekero bifashishagaho. Ni ibijyanye n'imigenzo n'imiziririzo rero byaberaga ibwami, nubwo ibitabo bimwe na bimwe bigenda byandika amateka atandukanye, ariko ntibibuza amateka agomba kuba ari aya nyayo, agomba kuba ari 100%. Rero twari tugeze kuri episode ya 4, ni ya 13 cyangwa ni ya 14, aho wiga episode tukaguha certificate. Iyo episode uba wize iby'ubuvuzi gakondo, uba wize iyo certificate iba yanditseho ko wize iby'ubuvuzi gakondo, wize na theology, wize n'imigenzo yaberaga ibwami, ukayibonera certificate iri international. Iyo ukurikiranye ibyigisho byacu, kandi turanamamaza, tugira n'umuvuzi gakondo witwa Rwakagango uvura indwara zananiranye, uvura indwara zijyanye n'amarozi, amarozi y'amahuherano, amarozi y'amatemikano, amarozi y'amaryano, abasazi birukanka ku gasozi, abafashwe na za Nyabingi, abafashwe n'imyuka mibi, abafashwe n'amadayimoni, abafashwe n'amashitani, abafashwe n'abazimu. Uyu muzehe Rwakagango arabavura bagakira. Muzehe Rwakagango avura indwara nyinshi zitandukanye, amarozi y'amategano, amahuherano, avura uburemba, avura ubugumba, avura pararize, avura amibe, avura pararize, avura igifu, umwijima, impyiko, diyabete, kanseri, avura indwara z'abana, indwara zo ku ruhu, indwara zo mu mubiri, indwara z'ubuhumekero, amainfection yo mu gitsina, amainfection yo mu maraso. Muzehe Rwakagango avura indwara nyinshi zitandukanye z'amarozi. Atanga n'umuti w'ubucuruzi, abakiriya bakiyongera bakaba benshi. Atanga n'umuti wo mu kazi ukazamurwa mu ntera. Atanga n'umuti w'urukundo ugakundwa mu kazi, cyangwa se waba uri umudamu uri umukobwa ugakundwa n'abasore, waba uri umusore ugakundwa n'abakobwa benshi. Atanga n'umuti utuma utera akabariro neza, ukaba watera akabariro iminota 90. Atanga n'umuti ukuza igitsina kikaba kinini mu burebure, mu bugari. Muzehe Rwakagango rero azingura n'amazu bazinze, azingura n'ibibanza bazinze bikabona abakiriya benshi. Muzehe Rwakagango atanga n'umuti ugaruza ibyibwe, atanga n'uruhereko, atanga n'umuti ugaruza ibyibwe, atanga n'umuti umudamu yaciye inyuma umugabo we ugasanga yamatanye, cyangwa umugabo waciye inyuma umugore we nawe agasanga yamatanye. Atanga imiti myinshi cyane rero, wamuhamagara kuri nimero ya 0722370748, 0722370428, cyangwa se 072280233448, 072280233448, cyangwa se 079. Iyi ni iyanjye. Ubonye nimero ya Rwakagango
itarimo gucamo cyangwa yabuze rezo, wampamagara njye nyir'ubwite ukugezaho ikiganiro kuri nimero ya 0719 22 17 1, 0719 22 17 1, wampamagara kuri iyi nimero nanjye nkamukuyoboraho. Okay, sasa rero tugeze ku isomo bita teoloji, aho umenya amateka ya teoloji. Tugeze ku buhanuzi, tugeze ku muhanuzi nawe ahanura yifashishije Bibiliya, akamenya isaha n'umunsi icyago kigomba kuberaho. Akavuga ati umunsi umwe umuyaga uzaza uhuha amazu yo muri Amerika asenyuka arimbuke. Akongera agahanura akavuga ati amataje ya mbere azubakwa muri Amerika azarimburwa gutya na gutya. Akagenda avuga ibimenyetso, akavuga isaha n'iki. Tugeze mu isomo rya teoloji y'ubuhanuzi, naryo reka turyige turirangize, noneho tuzakurikizeho n'indi episode izakurikiraho. Ku itariki 14 Mata mu mwaka w'1906 uyu mwanditsi yaranditse ngo, ubwo nari indi i Roma Linda, neretswe ndi i San Francisco muri leta ya California ku itariki 16 Mata 1906. Icyo gihe amashusho atangaje yanyujijwe imbere. Muri izo nzozi za nijoro nari mpagaze ahirengeye, aho nashoboraga kubona amazu anyeganyezwa cyane nk'uko ubwatsi burebure bwumye buhuha n'umuyaga. Inyubako ndende n'intoya zagwaga hasi zikagera ku butaka. Amazu y'imyidagaduro, aherekanirwa amakinamico, amahoteli hamwe n'ingo nyinshi z'abakomeye n'aboroheje zatigiswaga kandi zigasenyuka cyane. Abantu benshi cyane bahapfiriye, kandi mu kirere cyaho cyose hari huzuyemo urusaku n'imiborogo by'abakomeretse n'abahahamuwe n'ibyo byago. Ibi ngibi yari yabyeretswe ku itariki 14 Mata mu 1906, avuga aho byagombaga gusohorera ko ari San Francisco muri California, ndetse avuga n'itariki byari gusohoreraho ko ari kuri 16 Mata mu 1906. Kandi koko iyi tariki igeze, uyu mujyi wa San Francisco muri California watewe n'umutingito wa mbere udasanzwe ukomeye uruti yabayeho yose muri ino leta, waje kumenyekana ku izina ryitwa ngo umutingito ukomeye w'i San Francisco cyangwa The Great Earthquake of San Francisco, na bugingo n'ubu ngubu. Uyu mutingito waguyemo ibihumbi byinshi cyane by'abantu, amazu n'indi mitungo myinshi birasenyuka nk'uko uyu mwanditsi yari yarabihanuye. Nanone mu mwaka w'1904 uyu mwanditsi yarongeye arandika ngo, isi iragenda irushaho gusuzugura itegeko iryo ari ryo ryose. Vuba aha imidugararo ikomeye igiye kwaduka hagati y'amahanga, biherekejwe n'intambara z'isi yose n'imivu y'amaraso. Arakomeza ngo, tuzabona amakuba aturutse impande hafi ya zose. Ibihumbi byinshi by'amato bizarohama imuhengeri mu nyanja. Amato y'uburyo bwinshi bw'intambara niyo azarohama cyane, kandi hazagwa amamiliyoni menshi y'abantu. Mu myaka mike yakurikiyeho ubu buhanuzi bwanditse, isi koko yaje kubamo intambara ebyiri z'isi yose. Amato menshi y'intambara ararohama, kandi amamiliyoni menshi y'abantu ahasiga ubuzima nk'uko yari yarabihanuye. Nanone mu mwaka w'1909 yongeye kwandika ubuhanuzi butangaje cyane yari yareretswe n'Imana. Yaranditse ngo, sinahawe umucyo wihariye ku birebana n'ibigomba kwisuka ku mujyi wa New York. Icyo nzi neza gusa ni uko umunsi umwe amazu maremare cyane yo muri uyu mujyi azahanagurwaho no guhungabana gukomeye, kandi impfu zizaba zuzuye ahantu hose. Arakomeza ngo, igihe kimwe ndi mwiyerekwa nabonye ndi mu mujyi wa New York, nuko bandarikira kwitegereza inyubako zari zubatswe ari amagorofa maremare cyane yerekeza mu ijoro. Izo nyubako zari zarahawe ubwishingizi bwo kuba ntacyo zatwarwa n'ibirimi by'umuriro, kandi zari zarubakiwe kwishyira hejuru kwa ba nyirazo n'uko abubatsi bazo. Arakomeza ngo, iyo pica y'ibyo yongeye kunyuzwa imbere yanjye. Noneho muri uwo mujyi wa New York hari ukugurumana kw'inkongi y'umuriro kuri ayo mazu maremare cyane. Abantu babonaga ayo mazu yubatse bikomeye kandi asa n'atashoborwa n'inkongi y'umuriro, maze bakavuga bati, afite ubwishingizi bwuzuye. Nyamara kandi ayo mazu maremare cyane yakongowe n'umuriro ukomeye, arashonga aturutse hejuru agera hasi. Imashini zizimya umuriro ntizashoboye guhagarika uko kurimbuka. Abazimya umuriro ntibashoboraga gukoresha imashini zabo ngo babuze ayo mazu maremare gukongoka.
Ibi ngibi yari yarabyeretswe mu mwaka w'1909 ubwo igitekerezo cyo kubaka amazu ya mbere maremare cyane yari ibyatwa akomeye mu mujyi wa New York yitwaga World Trade Centers cyari kitaranabaho. Nyamara aya mazu maremare yaje kubakwa maze ku itariki 14 Mata mu mwaka w'1973 afungurwa ku mugaragaro. Kuri uwo munsi aya mazu afungurwa, abubatsi bayo batangaje ko arinzwe kandi akomeye cyane byuzuye, ndetse ko yaba umutingito, inkubi z'imiyaga, inkongi z'imiriro cyangwa ikindi cyago icyo ari cyo cyose kitazashobora kuyahungabanya, ko ahubwo azagumaho mu myaka ibihumbi byinshi iri imbere, neza neza nk'uko uyu mwanditsi yari yarabyeretswe mu iyerekwa yahawe n'Imana ko ariko ba nyiri kubaka ayo mazu maremare bari kuzaba bavuga. Nyamara ku itariki 11 z'ukwa 9 mu mwaka w'2001 aya mazu maremare yombi yaje kugabwaho ibitero by'iterabwoba, maze afatwa n'inkongi y'umuriro ukomeye, arakongoka cyane. Abazimya umuriro n'imashini zabo bagerageza kuyazimya ariko biranga, nuko arashya aturutse hejuru agera hasi, kandi abantu benshi cyane barahapfira, neza neza nk'uko ubuhanuzi bw'uyu mwanditsi bwari bwarabihanuye. Nanone mu mwaka w'1886 uyu mwanditsi yarongeye arandika ngo vuba aha Kiliziya Gatolika y'i Roma iziyunga n'Ubuprotestant. Ubu bumwe ntibuzakorwa ari uko habayeho ihinduka mu Bugatolika, kuko Roma itajya ihinduka na rimwe. Ihamya ko itibeshya. Ubuprotestant nibwo buzahinduka. Ukwishyira ukizana kwabo kuzabatera gufatana mu kiganza n'Ubugatolika bw'i Roma. Twibuke yuko ababanje kuba ku mugabane wa Amerika bari Abaprotestant bari bavuye mu Burayi bahunze akarengane kakorwaga na Kiliziya Gatolika y'i Roma, yababuzaga umudendezo mu by'iyobokamana, mu kuramya uko bashaka hamwe n'uwo guhitamo. Nuko Abaprotestant bageze muri Amerika batangaza ubwabo ko batazigera na rimwe bifatanya na Kiliziya Gatolika y'i Roma ukundi, kandi uwo wari nawo mwuka ababakomotseho bari bafite. Muri iyi myaka rero uyu mwanditsi yandika aya magambo ntibyumvikanaga neza mu bantu benshi kumva ko iyo myemerere y'amaharakubiri y'Ubugatolika n'Ubuprotestant igihe kizagera ikongera kwihuriza hamwe byuzuye, kandi by'umwihariko ibyo bigakorwa Abaprotestant bamwe bari barahunze ubupapa ari bo ubwabo bafashe iya mbere bakongera kujya kwihuza n'ubwo bupapa. Ariko Imana yo itibeshya, ibinyujije muri uyu mwanditsi ubwayo yari yaravuze ngo ubu bumwe hagati y'Ubuprotestant n'Ubugatolika ntibuzakorwa ari uko habayeho ihinduka mu Bugatolika, kuko Roma itajya ihinduka na rimwe. Ihamya ko itibeshya. Ubuprotestant nibwo buzahinduka. Ukwishyira ukizana kwabo kuzabatera gufatana mu kiganza n'Ubugatolika bw'i Roma. Ibi ngibi byagombaga gusohora gutya, kuko byari ubuhanuzi buturutse ku Mana yo mu ijuru. Kandi kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere, Abaprotestant uko imyaka yagiye ishira indi gataha bagiye batera intambwe basubira mu gufatanya n'Ubugatolika bw'i Roma, maze bigeze mu mwaka wa 2017 Abaprotestant baguye bose bo ubwabo batangarije ku mugaragaro icyarimwe ko Ubuprotestant burangiye. The protest is over. Amen. Ndetse ko bongeye gusubira mu gufatanya byuzuye hamwe no kuba umwe na Kiliziya Gatolika y'i Roma. Ibi ngibi bisohora neza neza nk'uko ubuhanuzi bw'uyu mwanditsi bwari bumaze imyaka irenga 130 bwarabihanuye. The Roman Catholic Church and the Protestant Lutheran Church signed an agreement that brought an end to the protest. This brought an end to the protest of Luther. Brothers and sisters, Luther's protest is over. Is yours. There's a challenge for you. So the protest has been over for 15 years. And I get a bit cheeky here because I challenge my Protestant pastor friends. If there is no more protest, how can there be a Protestant church? Maybe we're all Catholics again. But we are Reformed. We're Catholic in the universal sense. We are not protesting. The protest is over. The protest is over. Dufite byinshi byo kuvuga kuri uyu muntu ariko igihe ni gitoya. Bityo rero reka turebere bino byose mu nshamake kuri we.
twabonye ko yahawe n'Imana inzozi n'amayerekwa birenga 2,000 byibanda ku bizabaho kugeza Yesu agarutse, ndetse nuko bizagenda nyuma y'imyaka 1000 ubwo icyaha n'abanyabyaha na Satani n'abamarayika be bose bazarimburwa burundu n'umuriro uzeza ino si, ikaba iwabo w'iteka w'abakiranutsi. Nanone ikindi twamenya kuri uyu mwanditsi ni uko yanditse inyandiko ntoya zirenga 5,000 ndetse n'ibitabo binini 40 byose hamwe bikubiye mu mapaje arenga 100,000 yanditse mu gihe cy'imyaka 70. Uyu mwanditsi niwe mugore wa mbere mu isi wanditse ibitabo byinshi byahinduwe mu zindi ndimi mu mateka yose y'isi uhereye igihe yabereyeho, kandi ni nawe mwanditsi wa mbere w'umunyamerika wanditse ibitabo n'inyandiko nyinshi byanahinduwe mu zindi ndimi zitandukanye mu mateka ya kino gihugu cyose cya Amerika. Muri izi nyandiko hamwe n'ibitabo yanditse hakubiyemo amapaji 1000 byinshi avuga ku ngingo z'iby'ubuzima no kwitungira amagara mazima, kandi ubu zinakoreshwa cyane mu makaminuza menshi yigisha iby'ubuvuzi mu isi no mu mavuriro atandukanye ndetse n'abantu ku giti cyabo, kuko ubwo bumenyi buri muri ibi bitabo butaturutse kuri uyu muntu ubwe, ahubwo bwaturutse ku Mana umuremyi wa byose, we wenyine usobanukiwe neza byuzuye imikorere y'imibiri yacu kuko ari we wayiremye. Kuri iyi ngingo y'ubuzima kandi uyu mwanditsi turi kurebera hamwe niwe muntu wa mbere mu isi yose watangaje ko itabi ritera kanseri n'izindi ndwara zitandukanye, ibihabanye n'ibyo siyansi y'icyo gihe yavugaga, kuko itabi ryari risanzwe rikoreshwa mu buvuzi rinamenyerewe nk'ikintu gisanzwe mu buzima. Ariko nyuma y'imyaka 60 uyu muntu avuze ibi ngibi, nibwo abashakashatsi mu bya siyansi baje kwemeza ku mugaragaro ku nshuro ya mbere ko ibi ngibi uyu mwanditsi yari yaravuze byari ukuri kuzuye. Ibi hamwe n'ibindi byinshi bitandukanye tutabashije kuvuga kuri we byatumye mu myaka irenga 100 ishize uyu mwanditsi asinziriye, abahanga benshi n'abanyabwenge mu by'isi ubwabo basuzuma maze bagira ku mwanzuro uvuga yuko bidashoboka na rimwe ko umuntu wize gusa amashuri 3 abanza yakora ibi bintu byose akoresheje imbaraga n'ubushobozi busanzwe bwa kimuntu, ahubwo ko yari ayobowe n'indi mbaraga idasanzwe y'Imana. Ibyo kandi ni nabyo buri muntu wese wundi utekereza neza yahita abona. None uyu mwanditsi wakoreshejwe bino bintu byose n'Imana ninde? Mu gihe kitari kinini gishize, inzu ya mbere ikomeye y'ububiko bw'amateka n'umurage bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika byose ikaba ari nayo ya mbere ikomeye mu isi yose ibitse kandi gatangaza byinshi kuri zino ngingo z'umurage n'amateka, yitwa Smithsonian Institution, yashyize ahagaragara urutonde rw'abanyamerika 100 ba mbere b'ibihe byose. Ni ukuvuga abanyamerika 100 ba mbere bakoze ibikorwa by'indashyikirwa kandi bidasanzwe uhereye igihe kino gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyabereyeho kugeza amagingo aya ngaya. Kandi kuri runo rutonde uyu mubyeyi w'umwanditsi twareberaga hamwe amwe mu mateka ye ko yahawe n'Imana inzozi n'imiburo itandukanye igomba kubwirwa isi yose, nawe arugaragaramo. Amazina ye ni Ellen G. White. Yitwa intumwa n'umuhanuzi w'Imana kuko uyu murimo wose yakoze akiriho ugaragaza mu buryo budashidikanywaho ko wari ufite ikimenyetso cy'uko uyobowe n'Imana. Uyu muhanuzi w'Imana tumaze kubona rero, ndetse ko n'ibyanditse byose byagiye bisohora ijambo ku rindi, yongeye kwandika ubundi buhanuzi butangaje bw'ibigiye kuba vuba aha ngaha kandi bureba twebwe abo muri no minsi y'imperuka. Mu rwibutso n'integuza yaranditse ngo bitinde bitebuke amategeko yo kuruhuka ku cyumweru dimanche azatangazwa vuba aha cyane. Hagiye gushyirwaho amategeko yo kuruhuka ku cyumweru ku gahato, kandi abantu bari mu myanya yiringirwa y'ubuyobozi bazagwa nabi itsinda rito ry'abizera bitondera amategeko y'Imana. Ibi ngibi bigomba kubaho kandi bigiye kubaho. None ngo bizabaho ryari? Aravuze ngo ni vuba aha cyane. Ya miti yabonetse kuva muri Nigeria. Iyi miti wayisanga hano mu mujyi wa Kigali. Tubafitiye umuti uvura kanseri na diabete, umuti w'amavangingo ducimye ku badamu, tuvura ubugumba n'uburemba, umuti w'ubucuruzi, umuti w'urukundo, umuti ugaruye ibyibwe, dutanga uruhereko, umuti wo gutera akabariro ku bagabo. Tubafitiye umuti ukuza igitsina, dutanga umuti ugahurwa kwikinisha, tubafitiye umuti utuma uhurwa itabi n'inzoga, tubafitiye umuti usiga ku gitsina kikaba kinini, tuvura amarozi y'amoko yose, amaryano, amategano n'amahuherano. Twatanze promosiyo ku mafaranga 10,000 gusa by'isuzumiro ugacyura n'umuti. Nimero zacu ni 07 90 55 76 31 cyangwa se 07 3 98 18 428 cyangwa se 07 3 52 11 96 9.